Bebidas. So? Meze neza. Ni meza? Meze fresh. Ni meza kabisa. Birikiza. Nibyo. Ariko se ibintu nshaka wabinkorera se? Nari gukora kuko ufite n'igituza. Man, tugende mu nzu, tugende. Narambiwe tugende mu nzu. Ngiki? Bebe wambabariye, bebe wambabariye. Igitondo cyaramutse nabi kabisa. Shiko naraye numvaga n'umutwe kabisa nk'umutipe nawe. Ku buryo mani nino phone yanjye nahame cyane kirimo nahamagara batwirira amakwe. Shiko kabisa ni hatari. Bebe. Bro, niko kibyuka mani? Sawa. Tutsi dabaye. Ariko mwana niko waraye ute kwe? None ikibazo ufite nanafite mani. Ubu ngubu mani no kurara ngiye nyine byambanye kose mani. Ndumva hano ufite ikintu bita umushiha mani cyangwa no umusho uramura uri umukobwa. Ariko ufite ikibazo mani. Kiki se mani? Uzi iminsi maze mani. Kagenda. Bajyana abakobwa bamenya basigaye baranabakuye kuri iyi si y'Imana. None ejo nibwo bazumbwira ngo ntugicurika icupa ariko ubisigaye neza bite mani? Sigaye ufite ubushyuhe neza uruto bwa baba n'inyamiramba mani. Nunuzi ibintu bisigaye bimbaho bro. Utese? None wa mumero usigaye umwuba hano mani muri uriya muryango. Asigaye acaho mani ngahita numva ndarangiye. Ukagira ibintu by'ubushukura murano gushyira ahubwo do. Uzi ukuntu ejo mundi najya nyuza hano nakenyeye isume ajya ndeba kwete mani ewana nuko mundi njyewe harabonye pfa ewana ngiye nta gacupa ryari impagara na buriya ni ukuri kw'Imana. Uriya mugore urabona ajya gitambuka gute n'intwaro kuno agira gutya ngagiye koza agasahani iyo ndebye gutya kandi hose mbona kandi bakonera kubonye nawe urahita ngahita numva ibintu byose nabipfundikanya akagenda bacyuka abanye ibintu by'ubushukuze n'ubushuke kubera kumutekereza hose kugira ngo kabandanira ari hagaze gutya reka genda abagenga afite nimwe imeze nk'injonge genda ntagutinya buriya mwana uzi nongewe bura anyemereye gake mu pipi kabiri nkaba ako gusanga bari ukwiyemera buri wamukuzanira cyangwa mukaba muri kumwe rayivu buriya ntibyakunanira ugasanga ukuyeho binanira mbona umeze nk'abahungu ba Sematama wabinzaniye uzi ikibazo ufite se mwana iki noneho yibeshye gato kadogo n'umushyukwe ndamaranye imyaka ntago ari ukubeshya nkwereke se ntabwo nshaka kuyirenge ntashaka kureba mfite ibibazo rero mwana iki nyine ya muganga ari ikintu wamfasha simbizi ariko njyewe uburyo mba nkubona mbona umeze nk'umuntu wiyemera uriya mugore nawe warimo kubwiraho ariko ko mbona utangira kugira ubwoba wite cyane wowe ibyo ngibyo utangira wiyizera se bite byawe yewe si ubwa mbere mubona urumva kandi none njyewe iyo ndimo ndamubona arimo yanceho gutya kweri ndikumva ahagaze amaguru meza ntiwamubonye noneho ntabwo ubonye umwana reba intege ahagaze umwana mwege sukari ko uvuga ngo ufite ngo ibintu by'umushyukwe urabona hari aho wamukora uriya mwana yawumara koko ariko nawe ashobora kuba atawumara neza kuko umuntu nshaka wundi umara akamarayo nkamupfundikanya nkamudodadoda ni ukuvuga ngo ushaka umwana umeze nka Shadibusi umwana umeze nk'imvura ahubwo iyo mvura igwa akashoka umuvu yindi ushobora guhura n'umuvu ubwo ndavuga nyine ndimo gushora umuvu ukaba wanagushokana mu muhanda ibaze ubona ibintu by'amazi se ngo urabyemera cyane uri nabyo bintu nkunda cyane uriya mwana uramwitegereje uri urebe yakugezayo mwana se ko biriya bintu bari kumbwira kuko nibyo mani icupa ryacu uriya araje mani uriya mumeru wamumagire nkamufata ubwiyemezi bwawe wamutipeho mani uriya mubere mufashe
baba rero ko bashike turajya mu kazi tuvangiye nyine ngo Yesu bro tarajya mu kazi meze muteze amanda y'abasaza ni ngicare cyane kare yatebe kandi tamarakabona aho gucana ni sawa kabisa ko muteze kazi ariko nare ariko turaswe jayo muzi igihe mani uzi no mujama aho mu gitondo yaramutse ameze nabi urumva warashaka kwimwesemeza ubundi mwaramutse gute basha njyewe ni ikibazo kumara ni nk'umwaka mani urabura ihagaze gutya icyumweru cya mbere ihagaze icya kabiri ihagaze icya gatatu ubu ngubu yabaye nyumvira none warambwira bafite injonge n'ibyanga bihari mwana ahubwo rero ukuntu banyemera ngo arashaka ngo umusisita ngo uba hano mana anywa buri munsi akamwirebeshwa ariko nta kintu arakora wanshakiye icyana gifite gahunda mani kimwe kigifata kimwe korera hano hari abana benshi beza mani ntimukipaze nyine mani mwigirire hari umukobwa hano duturanye gutya hano bajya bita ngo ni sensi igura ninde genda bishyura njyewe mani mumuzi umukobwa n'umuzi ndamuzi si umwe waciye ibintu mani turamumugereza ubu ni we cyane ariko reka mubwize ukuri ntakubeshye biriya bintu bisaba amafaranga amafaranga ndafite we ikibazo mfite ni gutya umva se mani ugira inama itara agakecuru sibyo reka nkwereke mwinkorere mani reka mbe mugukorere uzanira icyaha umutima mubi kaze uhakwanire utaricomo mani ahantu turahageze reba wamushyitse nk'uyu mwana fresh kabisa n'icyatsi bebe wari ukizanye ewa ubona wamubwira ko amukoreye kabisa reka twebwe bita tumwereka ko ari mani muragiye rwarize none utwereke ko ari neza mani cyakora barya mu bantu n'umutima none tubyo So, meze neza. Ni meza? Meze fresh? Ni meza kabisa. Urekeza? Yeah, nibyo. Mbona uri kugira ubwoba. Nese baby, umva se. Meze neza se. Mwese wambabariye. Umva se. Wambabariye. Baby wambabariye. Umva se. Basi mbabarira. Wambabariye koko. Umva se. Reka tuvugane neza. Sibyo? Nanjye mfite gahunda rega. Hari ikibazo se? Nta kibazo. Bebe nyine nagukunze cyane ariko se ibintu nshaka wabinkorera se nabigukora kuko ufite n'igitekerezo cyiza Bebe wambabariye koko niba urabinkorera neza Bebe ye buretse mubwire mama mbabarira Bebe wambabariye koko ndakwinginze umva se ufite n'amata meza ariko Bebe buretse hasi uko kiniri Bebe buretse gake mubwire buretse gake Bebe wambabariye buretse gake wowe umva se Bebe wambabariye Bebe buretse hangana umva se reka nyine umva se reka umva se Bebe wanyihanganye ko umva se Bebe wakwihanganye Bebe wakwihanganye umva nyine tujye mu nzu Bebe umeze neza tujye mu nzu Bebe wambabariye Bebe wambabariye koko